umutware yaraje ma wagira ngo nuwanyu byo mavuga bahari biraho byahaka. Okay, merci. Uzaza gutura ku mukungazi. Abo ufite ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi bucya dukora umukuru. Rero muzamutahira ubukwe nawe buzabera ku Ntare Arena Rusororo, sibyo? Niho buzabera. Rero mwese abayumva mwende twakwirwa tubibabwiye afite ubukwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi buzabera Jariya Rusororo. Just itangazo ushobora kuba mudibwiye abayumva n'abandi mwese ushigikira abayumva na mwese naho kudatese uzabatahira ubukwe. Rero twese tuzita kandi nabatwerereye mubatwerere mwegere musabe ka nomero ke cyangwa se umwe mwegeranye umuzi musabe nomero ze hamwe nanje bamurange mubatwererere twese mu mutuzo. Ako mwahagurutse ko mwazanye ariko nanone mu gihe mwazanye mukamwicara nabo tugomba mu by'ukuri kubaranga. Inshuti zanyu ziri hamwe mwese muzagire muti uzabatahe. Amakuru ngubu ni menshi, ejo sinzi amakuru natashe n'ibarangaye nane sinzi kumenya umubare yari yabaye menshi cyane, ariko nabwo ni haba menshi muzagagabanire gutyo ugende wikoze hariya ariko bakubona. Rero abo muzabasha kubona uwo mwanya muzatubona tuzahagera. Rero kandi Imana izabane namwe izabashoboze ubwo muzagera ndetse n'ibyo mutarabona Imana ibigemo. Bibaye ariho nibagiwe Mugeni ari mu batangiye healing, ari umwana muto cyane arakura, Imana imuha kubaka urugo rwiza, aragenda umuterura hano muri Afurika umuta muri Australia hagati mu mazi ntiturahagera no kumva imirambizo y'isi. Rero aho anagereyeyo hari abantu mubana ariko barenga hirya mu gaheka bigasira kuba ushobora kuba ari inshuti yawe usa muvugana kuri telefone mwandikirana, ariko mu bikorwa byose tugira bisaba ubushobozi uyu mugeni tuba tubibonamo. Rero by'ukuri uri kure ntabwo umenya ibyo dushobora kubufata naha nta nubwo dushobora kubona ibyo twakwakira kugira ngo ubyumve neza ibyo twishimiye mu mitima yacu. Rero kuba wagarutse uje kudusura n'izindi manza zakuzanye ndazizi kandi nazo tuzazibanamo ibyo ndabigusezeranisha. Rero turakwishimiye kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Ushobora kuba wavuye i Burayi, Amerika, Canada, Australia, ni hasi rwose. Mwese turabakiriye. Ndikwaga kugira abo ntangaho komantere abandi bitaza kuba urubanza. Abandi bitaza kuba urubanza. Kaboma nabura ko umuvuga. Niyo mpamvu navuze niwe nari mvuze ndikwaga gutanga komantere nyinshi. Mu ndirimbo duheruka gusohora zahuranye na Kavoma ari hano. Ejo twari kumwe nawe tumubwira projet dufite Transitana nabitanga ariko reka tuvuge kuko muri abanyamuryango mwese batanditse ku gitabo. Bitariki 5 z'ukwezi kwa karindwi dufite live recording. Abazabona umwanya uzaze tuzakora muri Anglikani hano kwa Tutayisiri. Abazabona umwanya uzaze tubane. None bindi dusibyo Kavoma ejo duhure live bifite cyane mu itariki. Mbere itariki tugenda banasubira mfite gahunda yihuta. Ariko mujye imbere tupange gahunda mupange n'icyo nzaze mikorere kubo. Muri kwa sobese
rero niba nawe nanze gutanga komantere nyinshi, ariko uri umunyamuryango w'inshuti nziza n'abandi mwese tuzi ko ari uburyo mugenda mukorera mu gikari bitewe n'inshuti mufite muri healing. Mwese turabizirikane neza, utugirira Imana ibaha umugisha. Mwegere buri icyo wumva ushaka ufite ku mutima, wowe upfa kunyongorera, ufite mikorofone unyongorere. Rero mwegere mu nzu y'Imana, n'Imana iduhane umugisha. Uyu mushiki wacu uri hano nyuma ntibeshe, bisaba iti mufite ubukwe. Basi turamushimiye kubana natwe, utwagutekerezaga, utwaguhamagara ukatwumvira, kandi tukatwemerera ibibazo tuzanaho ibindi byinshi, protokolo nyinshi bari bano bagenda babikora. Ariko protokolo ni sana gato. Pia
munyemere